muraho neza turagarutse rero kugira ngo tubaganirire. Hari igitabo tugiye kuvugaho cyitwa La controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid. Ya Valladolid ni ahantu, noneho controverse ni ukuvuga ni nka debate ariko iba ishyamiranyije abantu. La controverse de Valladolid ni controverse yari inzirangira isa nkaho nta kintu igezeho. Ubundi yari controverse y'iki? Yari kugira ngo bashyire mu gitabo afite igitabo cya Carrière, Emmanuel Carrière, afite n'ubundi n'ikindi yanditse hano. Ni igitabo kijyanye n'ukuntu abamisiyoneri, abantu bajyanye ubukristo muri Amerika y'Epfo cyane cyane kuko ariyo yavumbuye mbere, babanje gusapa imico yabo, kuyikuraho bakayishyira hasi, bagahitana bakica rwose abahinde babagaho, abo bise les Indiens d'Amérique cyangwa les peaux jaunes, bakabica. Ibyo kino gitabo nagihisemo bitewe n'uko hari controverse n'ubundi yatangiye debate yanahita deba inaha mu Rwanda, tuvuga tuti kuki abantu bamwe bumva yuko gushyira kuba leta ishyira amabwiriza cyane mu bintu by'insengero ari ukurwanya Imana, kuko hari abantu babifata gutyo. Hari ababifata gutyo bitewe n'uko bakuriye amadini cyangwa hari amadini baronkeramo ibintu byinshi, ariko noneho ubu ntabwo ari bo mbwira kuko abo ngabo ibingibi baba babizi, ariko bakemera bagafata gutya ibintu kugira bateze désordre mu gihugu cyangwa aho batangiye gushyira ordre mu madini. Nge baribwira ba baturage noneho baba barize baba batarize, ariko baba bazi ko ubukristo ariyo nzira izabajyana mu ijoro, kandi mu by'ukuri ubukristo ari indi plani. Ni plani abantu bisanzemo bitewe n'uko ibyo bafata nk'amahame, bakavuga ngo Yesu ni Imana, kandi Yesu ariho ku isi. Spinoza yarabisobanuye, Yesu ariho ku isi ntabwo yigeze yigisha abantu ko azabajyana mu ijoro, ntabwo yigeze yigisha abantu ko ari inzira y'ukuri n'ubugingo ijyana abantu mu ijoro, ko ari Imana. Ibyo ntabwo yigeze abyigisha, ariko abantu bariyaranje barabyandika gusa, bakora inama. Ni imyanzuro yakozwe mu manama, mu makonsili, nk'uko habayeho konsili ya Nice mu kinyejana cya 4 cyangwa muri 325 je pense, bagatangira kwemeza ibintu nk'ibyo by'ubutatu butagatifu n'ibindi bijyanye nabyo. Ariko noneho imigabane abandi bantu batabyemeye babanje kwicwa. Twero nk'abanyafrika, twe nk'abanyarwanda ntabwo twakomeza kwihambira kuri biriya bintu twabivukiyemo, tubikuriramo, tubyigiramo, inshuti zacu niho ziri, ariko ntabwo abadukomokaho bagombye gukomeza muri iyo nzira, kuko ubibaye muzi ngo ni ibintu bizakujyana mu ijuru. N'ubikozeho wese ukavuga ati arimo kurwanya Imana, arimo kuduhungabanya, ahantu haba atariho. Tujye tureba amateka, twibuka cyane ukuntu abakristo hagati yabo bagiye bakindagurana mu bihugu by'i Burayi. Ntabwo ari ngombwa rero niba dushaka gutera imbere ko dukomeza, niba twarafashe gukurikira inzira abanyaburayi baciyemo, si ngombwa ko amadega yose baciyemo ariyo natwe tuzanyuramo. Twarababajwe bihagije nk'igihugu, nk'umugabane. Hano rero turimo kureba deba yari yabaye, umuntu waturutse Roma arimo kuvugana n'abantu i Valladolid, avuga ati ese twemeze niba bari abahinde, les peaux jaunes, les Indiens d'Amérique, niba koko ari abantu, niba ari abantu, kugira ngo dutangire tukire gute, tubiteho. Ndibuka ko nanjye nitwa koko Peter Claver Rurangwa. Hari umuntu w'i Cartagena witwaga Pierre Claver w'umupadiri, niwe wajyaga abatiza abacakara, nawe avuga ati bariya nabo ni abantu, tubabatize nabo bazajye mu ijuru. Ariko urumva mu kubabatiza byari gutume babafata nk'abantu, bigatuma batangira kuborohereza mu buryo babafataga nk'inyamaswa babakoresha. Okay, noneho waturutse i Roma, uwo bita Legan, ni umukozi w'i Roma nyine, asanga ari umukardinali cyangwa iki, yaturutseyo agiye kuganiriza muri kuva
y'abihaye Imana, asangamo uwo bita Bartolomé de las Casas. Urumva ayo mazina y'Abespanyol. Bartolomé de las Casas niwe tugiye kumva icyo yari arimo kuvuga. Ubuhamya Bartolomé de las Casas hari ubuhamya bubiri yatanze. Aravuga ati hari uwo bari barimo gutoteza, barimo kumwica, umushefu wabo barimo kumwica. Noneho umukristo wamutotezaga muzaho aravuga ati ese ntago wakemera Yesu wacu kugira ngo uzajye mu ijuru. Noneho aramubaza, umushefu aravuga ngo ese abakristo nabo baba muri iryo juru urimo kumbwira? Ati yego babamo, ni nabo babamo rwose. Umushefu w'Abahinda aravuga ati rwose niba ari uko bimeze, ahubwo ngira amahirwe sinzajye mu ijuru, kuko abakristo ni babi cyane. Icyo ni ikintu kimwe yavuze. Okay, reka tugiye gusoma resume y'inyuma hano. Nitumara kuyisoma tusome akantu kamwe Bartolomé de las Casas yavugaga. Uwo nguwo yari umupadiri w'umwihaye Imana w'umudominikani meme. Twumve. La controverse de Valladolid. Jean-Claude Carrière. Yitwa Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière hari ikindi gitabo cye mfite hano cyiza cyane, ariko cyo ni ibijyanye n'iby'Uburusiya. Jean-Claude Carrière niwe wacyanditse. Dans un couvent de Valladolid, quelques 60 ans après la découverte du Nouveau Monde. Urumva muri kuva y'i Valladolid mu myaka ingahe noneho, quelques 60 ans après la découverte du Nouveau Monde. Quelques 60 ans après la découverte du Nouveau Monde. Imyaka 60 nyuma yo kuvumburwa kwa Nouveau Monde ku isi nshya ariyo Amerika, des hommes s'affrontent dans un débat passionné. Abantu babiri barimo kuhangana muri débat ikomeye. Les Indiens sont très des hommes comme les autres. Ese Abahinde ni abantu nk'abandi. Pour les Dominicains, Las Casas, ardent défenseur de la cause indienne, cela ne fait aucun doute. Ku mudominikani wo bita Las Casas udefanda impamvu z'Abahinde, aho ntabwo harimo no gushidikanya. Les Espagnols avides de conquête, Abespanyol bashaka kwigabiza ibihugu, on y est l'évidence, bahakanye icyo bareba kigaragaza. Assujettissant et massacrant les indigènes par millions. Bacakaza, banica abantu baho, les indigènes babita indigènes nyine, abantu baho ngaho nyine. Face à lui, le philosophe Sepúlveda affirme que certains peuples sont nés pour être dominés. Harimo rero n'umufilozofe. Urumva ku ruhande rumwe hari Bartolomé de las Casas, ku rundi ruhande hari Sepúlveda. Sepúlveda ni umufilozofe. Yaravanga abantu bamwe bavukiye kugira ngo bajye bakorera abandi. Urumva uwo rero umufilozofe. Ubwo tubonye abantu babiri bari bahanganye. Ariko noneho hakaza n'uwo bita Legan, nta zina rye rigaragara, ni umuntu wari woherejwe na Papa. Tous deux s'attendent sur un point. Bombi bumvikana ku kintu kimwe. Le nécessaire salut des âmes. Bumva ko za roho zigomba gukizwa. Urumva. L'issue de cette confrontation déterminante pour les millions d'hommes pourrait bien être surprenante. Urumva. Conversation. Icyo kiganiro bagiranye cyagombye kugira ingaruka ku mamiliyoni y'abantu. Rwose uburyo cyarangiye biratangaje cyane. Turavuga ko bitangaje bitewe n'iki? Nuko Lega yabonye ukuntu barimo kuburana, nta kintu bagezeho ngo bemerere bati ubu twemeje ko bari abahendiye, ari abantu tugiye kubafata neza. Bitewe n'iki? Nuko nawe yarabogamiye buriya kuko bagomba gukoreshwa kugira ngo Espagne n'ibiriya bihugu bindi bitere imbere. Uyu munsi rero twateganyije akantu kamwe kerekana les exagérations, les exactions, gukabya mu kugirira nabi abantu kwavuzwe na Bartolomé de las Casas wa Dominique. Oui, tout ce que j'ai vu, yego ibintu byose nabonye, je l'ai vu se faire au nom de Christ. Ibyo nabonye byose nabonye bikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Kristo.
J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'un Dieu vivant pour penser leurs propres blessures. Nabonye Abespanyol bafata ibinure babikura ku bantu kugira ngo bitunganye batunganye ibikomere byabo bari bafite. Vivant, abo bantu bari bazima. Urumva gufata umuntu muzima ukamukuraho ibinure cyangwa umubiri we ukawushyira ku wawe kugira ngo wirwaneho. Vivant. Je l'ai vu. Ibyo bintu narabibonye. J'ai vu des soldats leur couper le nez. Nabonye abasirikare babaca amazuru, les oreilles, babaca amatwi. Urumva, abo ni Abespanyol barimo kwangiza abahinde bo muri Amerika. Abo twita abo bagiye bita abahinde. La langue, les mains, les sangs des femmes et les verges des hommes. Urumva, bakabakata iki? Indimi, ibiganza cyangwa amabere y'abadamu bakayaca, cyangwa ibitsina by'abagabo nabyo bakabikuraho. Oui, letaye komontaye nahubre, bakababyegena nk'uko bagegena igiti. Pour s'amuser, bashaka kwikigira gusa, pour se distraire, kugira ngo birangaze. J'ai vu à Cuba, muri Cuba, narabonye iki? Dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols dirigée par le capitaine Narvaez. Nabonye ahantu hitwa Caonao, une troupe d'Espagnols, agatsiko k'abasirikare b'Abespanyol bayobowe na capitaine Narvaez, faire halte dans le lit d'un torrent desséché. Bahagaze ahantu mu mugezi wari utangiye gukama. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur les pieds, puis ils s'avancèrent jusqu'à un village et se dirent. Aho batyajije inkota zabo, bahita bajya mu mudugudu, baravuga bati, tiens, et si on essayait le tranchant de nos armes? Ese tugerageje tukajya kureba yuko buno bugi bw'intwaro zacu bukora. Un premier Espagnol tira son épée. Espanyol umwe ati akura inkota ye, les autres en firent autant, n'abandi bakora nk'uko. Et il se mira à ventre à l'aveuglette tous les villageois qui étaient assis bien tranquilles, tous massacrés, le sang ruisselait de partout. Noneho batangira gukeba abaturage baho nkaho bahumirije, nta kintu bibabwiye, amaraso yari arimo gutemba hose. Noneho umurega waturutse muravuga, vous étiez présent? Ese abantu wari uhari? J'étais l'homonier, je courais comme un fou de tous les côtés. Nari umwomoniye n'uwo bita mu rwego rumeze nk'aho ari umwagi wese ushinzwe abasirikare, ariko ubwo ushinzwe ubuzima bwa roho bw'abasirikare, ibintu nk'ibyo niyo bita omoniye. Omoniye ashobora kuba ashinzwe urubyiruko, abacecuru n'abasaza, ibintu nk'ibyo, groupe zihariye, ariko ashinzwe ngo ubuzima bwe bwa roho, cyo bita babandi batandukanye ubuzima bwa roho n'ubuzima busanzwe. Ngo yari umwomoniye, niyo mpamvu ibyo yabibonye. Ipaje rero tuyisomye tugira ngo abantu bakomeze bakora ubushakashatsi, ariko ibyinshi ni uko byanarangije no kwandikwa, birazwi byose, uko abakristo bagiye bitwara, uko abayisilamu bagiye bitwara, uko bagiye babaho. Ntabwo ari abantu ntabwo ari groupe zashinzwe zishaka kujyana abantu mu ijuru. Twasobanuye muri filozofi ya Spinoza yuko ibintu byose bishingiye ku Mana, ko uhakanye ko Imana itabaho ni nko wavuga ngo aya meza ntakabaho, iyi kamera nkoresha ntibaho, nanjye simbaho, nta kintu na kimwe kiriho. Mene magambo uhakanye Imana niko waba ubigenza. Spinoza rero kuko we aravuga ati principe premier kandi principe d'intelligibilité, ni ukuvuga ikintu cya mbere kandi ikintu wagenderaho usobanura ibindi bintu byose ni Imana. Ariko akavuga Imana ntabwo iba mu ijuru. Umukristo we n'umuyisilamu aza kuvuga ngo Imana iba mu ijuru, yaduhaye Bibiliya na Korowani kugira ngo tubigendereho tuzageye. Ubushakashatsi twagiye dukora kandi bwakozwe n'abandi filozofi benshi, ntabwo bigusaba kuba warakoze filozofi warayize, nubwo njye nayize, ariko ntabwo bigusaba icyo kintu byonyine ufite gutera urutambwe rwo gufunguka kugira ngo wakire, uhita umenya yuko rwose
imana ariho ibintu byose bituruka kandi ko imana itaba mu ijuru. Ikintu kimwe gusa cyabikubwira, kuko biriya bitabo bivuga ngo mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi. Mu itangiriro imana yaremye ijuru n'isi, kandi ubu ngubu iba mu ijuru. Ese imana yaremye ijuru n'isi yabaga ahandi hantu, noneho irarema ihita ijya mu ijuru mbere itaribagamo? Ibyo ni ibintu rero biba bitwumvikana, ni ibintu biba bitumvikana. Spinoza ubwe yasanze contradiction 439 muri Bibiliya. Contradiction 439 muri Bibiliya, nk'uko bigaragara muri Traité théologico-politique, Tractatus theologico-politicus. Ni igitabo yanditse mu Kilatini, kuko nicyo cyakoreshwaga n'abantu b'abetelektuel cyane cyane na kiliziya. Ubwo rero twumvishe kino gitabo, turi muri ya gahunda yo kugira ngo dusobanure neza ubukristo icyo ari cyo. Urumva ubukristo icyo ari, kuko abize bo harimo ababibamo babizi, ariko nabo bagakeka yuko nta kundi wabigira bitewe na avantage bakuramo. Barabizi ko batatowe n'Imana, ariko bati zino avantage dukuramo ntabwo twazireka, reka turekere abantu mu bujiji. Icyo twiyemeje rero ni ukugira ngo dusobanurire abantu kandi koko bagenda babyumva. Murakoze, dufatanye ubushakashatsi.